Yes, rero this is the extra out tujye kubana namwe tubaha ikaze bwa mbere na mbere. Baha ikaze abantu bose badukurikiye, abantu bose bakunda the extra, bakunda amakuru y'imyidagaduro tubagezaho, wamwifuza kubana natwe mukatwereza ubutumwa bugufi buri munsi n'uyu munsi rero ntago twatekereza ko muri buduteguye turashaka kubana namwe muri aya makuru tugiye kuvuga ati sumeze neza, meze fresh. Boss, really cyane. Yemeze neza nk'ibisanzwe. Nta mutima mubi muri 2020. Yatubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. TV ni BTN, ikiganiro ni The Extra. Nizere ko mukomeje kugubwa neza nubwo mu gitondo hari imvura ya hatari. Iriyo wayibonye. Ayumvise. Ntabwo yanyu yagurutse. Oya ntabwo. Twebwe gato ushobora gusubirayo ngasanga ntabwo biba byoroshye. Hari akantu nabonye bari gucisha kuri WhatsApp ngo lewitiho noneho hazaba harimo inkuba. Uyu munsi hari umuyaga ubutaha ni inkuba. Ntabwo byoroshye kuko 2020 itangiranye n'ibintu mu minsi 6 hamaze kuba ama earthquake muri Canada yarabaye, Mexique, Australia irimo guhura n'ibibazo bitoroshye. Isi ifite viziyo yabaye viziyo. Ntawamenya. Yatubahaye ikaze rero, reka dusabe abo ku buhanga bw'ibyuma badushiremo incamake hama tugaruke mu kanya. The Blessing Family na Himbaza Club bateguye iserukiramuco ry'imbyino. Indirimbo ya The Ben n'iya DJ Pius zihagarariye u Rwanda mu bihembo bya High People Awards. Bulldog ni utarafunzwe ipingu nk'ikita rusange mu cyahoze ari Tough Gang. Social Mula na Marina batangiye 2020 bitegura gutaramira i Burayi. Bamwe mu bagize akanama nkemurampaka muri Miss Rwanda 2020 baranenga abasebya abitabirira irushanwa. Ngizo rero inkuru tubafitiye nizo tugiye kubaganirizaho bamenye ngo mbese kubera iki Bulldog ariwe utarafunzwe cyangwa se warenze ku ipingu niwe yararicitse. Ikintu ukamenya ngo abashinzwe cyangwa se abari mu kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda bari kuvuga ni iki banenga abantu bakurikirana irushanwa rya Miss Rwanda. Ni byinshi rero tugiye kubana namwe duhereye twihuse rero mbabarira dufashe hereza amakuru ya Miss Rwanda kuko nicyo kintu twese dutegereje muri iki gihe ariho duhera ubundi tuze kugaruka nyuma. Ubundi Miss Rwanda nk'irushanwa nyine rikunzwe mu Rwanda ry'ubwiza niryo rizi imbere, haje habaho amarushanwa atandukanye akabaza aba y'ubwiza akazaho ari menshi yo muri high school hirya no hino cyangwa mu university atandukanye, ariko Miss Rwanda niryo rushanwa ry'ubwiza rihagarariye cyangwa se rifite ibigwi binini rinakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego ari naho bohereza abanyampinga bacu kuri Miss World wisi. Usibye n'ibyo usanga ari ryo rushanwa rikigikiwe cyangwa se ugize amahirwe yo kwegukana iryo kamba abona ibihembo byinshi kurusha andi marushanwa y'abanyampinga agenda atandukanye. Byifashe gute rero? Muri urwo rwego rero babagira buri munsi buri mwaka ngo tubimenyereye batoranya mpinga ubereye u Rwanda, ariko ku nshuro nyinshi akenshi icyo abakemurampaka cyangwa se aba judges bavuga ko ntago bishimira abapfobya. Urabona hari ukuntu abantu tureba Miss Rwanda tugata tureba ibiri kote negative. Nicyo bavuga ntago tujya kureba ngo wa muntu wari ufite igitekerezo nyine cyangwa kindi ngo tumushyigikira, ahubwo akenshi usanga ari abantu nzi no mu buzima busanzwe bakunda kureba imbogo nyine yakubaho muravuze ukumva setsa akantu imbogo ni cyarabona tacyatumukoresha abantu ukumva tuvuge niba uvuze amagambo menshi uvuze nk'iminota 2 ariko uvuze ijambo rimwe nabi akaba ari ryo yumva. Usanga ari natwo tu video turi gutrendinga cyangwa se arizo commentaire abantu benshi bakora kakandi gato umuntu yavuze nabi ati umurenge w'iwacu mazigenda murengera icyo gicyo uriya mukobwa Normera nago nyibikizina ari amazi iminsi nawe niwe batanzeho urugero abakemurampaka bari mu kanama nkemurampaka bavuze ko atari byiza kuba uhora ubonamo umuntu ikibi,
hari abandi bakora ibyiza wanamumotiva cyane ko bavuze ko bibaho ni ibintu bisanzwe kuba umuntu yavuga cyangwa se yananirwa gusubiza neza imbere y'aba judges cyangwa se n'imbere y'abanyamakuru. Ngewe wenda ku rundi ruhande ntacyo bitwaye kuba umuntu yavuga ikintu kibi cyabaye mu irushanwa, kubera ko niba tunenze, niba nk'urugero reka duhere kuri uriya munyampinga utaruzi umurenge atuyemo, urumva iyo nk'umunyamakuru akora twika akamubaza akamubwira ati noneho tubwira aho wize akagari kawe, I'm pretty sure ko atari kubimenya nukuri. Ariko iyo unenze ikintu runaka undi ukurikiyeho niho ahera avuga ngo noneho ibi nanjye sinari mbizi, reka bariho mpera niga. Rero ibyo ngibyo pe ndemeranywa nawe ko ibyo bintu nabyo twabivuzeho, haba hari udushya nyine tugomba kuba, ariko ntabwo bivuze ko yaciye nk'amabere, ntabwo bivuga ko byarengereye n'ubwo ariko biranatangaje ma abanyamutaza akagari ugiye noneho mu irushanwa nka ririya byibazeho nawe urumva bidateye isoni. uri umuntu uri abantu bagira ubwoba, ari njye wasanga yarakaza ariko kwihagararaho niko bavuze, ni kukubwira nibyo bavuze abakemurampaka. Ni ibintu bibaho ko umuntu ashobora kwibagirwa cyangwa se ntavuge neza igitekerezo kimurimo kuko aba gifite igihunga n'ubwoba bwo gusubiza nyine abari mu kanama nkemurampaka. Ariko icyo bagayaga ni kumva ko tuvuge mu banyarwanda iyo hari nyampinga wagiye hanze bakatubwira ngo dutore, ntabwo dutora ngo tubishyuhemo ngo dupostinga amafoto, ariko iyo yakotoye inshuti yanjye jya kuri social media, nicyo kintu uhita ubona. kandi twakabaye dushyigikira abo ngabo niba bamwoheje, niba ari abanyampinga bohereje mu marushanwa y'ubwiza atandukanye ku isi. Kunenga ntacyo bitwaye, ahubwo vuga ngo kutabishyigikira cyane nkuko bikwiye. Nabo bavuga ko kunenga n'ubundi nta kintu bitwaye, ariko nuko tubisumbisha kuba twashyigikira cya gikorwa cy'umunyampinga wacu twohereje mu marushanwa. Nibyo rero abantu mwabikoraga namwe, niba mugira wenda mufite 30 mu gupostinga kwijana, mu gupostinga amakosa shyira noneho 70 mu gushyigikirana. Byibuze 20 aba ari ukunenga, 80 ari ukumushyigikira. Bibe birusheho kugira ngo bijye munsi, tujye tubona ko bituma hari n'ubona ko hari icyo dushoboye. Ariko niduhora tunenga tuzumva ko nta kintu dushoboye n'ubundi nyine turi babaswa, ariko mu baswa baba n'abahanga. N'inkuru nuko yari iteye. Nizere ko abakobwa cyangwa se ba nyampinga bacu b'iki gihe cyangwa barimo kwiyamamaza n'abateganya kwiyamamaza, harimo utuntu dutoya wagakwiye kubuza. Kuba buriya nk'imirenge ni ikintu kikuranga, ni ikintu ugomba, nk'ukuntu utayoberwa izina ryawe nabyo ugomba kubizi. Hari udukosa umuntu ashobora gukora ukavuga okay nuko yibeshye, hari ijambo ushobora kuvuga nabi ukavuga ni ukwibeshya n'ubwoba cyangwa se iki, ariko hari ubumenyi rusange umuntu agomba kubazi. Nk'umuntu bakamubaza nonse bashaka, hari utubazo duto bakubaza wakotora ukumva nta gazo bifite, nyine nta utaguseka muri make. Ariko abana baba.com ntabwo biba byoroshye. Rero ntabwo amakuru ari kuri ba nyampinga gusa, turabifuriza amahirwe masa kuba wafata wowe wenyine ukitekerezaho ukavuga ngo I'm confident ko nshobora kugenda nkakora competition nkazaba nyampinga w'igihugu cyangwa se nkahagararira abari n'abategarugori b'u Rwanda. Uzi Tesi, ni ikintu gikomeye mu itorero hari ukuntu bajyaga, hari imikino bagaho yo gusigasira igihugu. Bamwe bafataga migozi n'ahandi bagatera akantu gatoya hagati, ati nuhusha gato uraboretse u Rwanda. Kuvuga ngo nawe iyo waserukiye u Rwanda uba ufite igihugu cyawe nyine cyose, uba ugomba kukigaragaza uko kiri. Niwigaragaza uko wigaragaza niko kiba kimeze. Niwigaragaza nabi natwe nta manota tubibone nk'igihugu cy'u Rwanda, ariko niwigaragaza neza nyine u Rwanda ruramamara. Usibye nibyo they are very strong. Nge ndabubaha mu rundi ruhande, kuko kugira ngo uhaguruke uvuge ati ngende umukobwa ndi kumva koko mpamanya n'umutima wanjye ko ibyo bavuga mbyujuje, ukajya gukora competition bishobora bake. Nukuri ni intambwe ikomeye, courage kubarimo, abateganya kujyamo courage, kandi
tuzabashyigikira uko dushoboye kose kugira ngo tubone nyampinga ubereye u Rwanda nk'uko babivuga. nyampinga w'icyerekezo. Ego. Andi makuru rero twagaruka ku bahanzi cyangwa se ku byamamare cyangwa kuri groupe yakunzwe cyane yaciye agahigo mu gihe cyashize mu njyana ya hip hop bageraga gutya Forever se kuki bayivugaga Forever none ntabwo ikiri Forever twabyibutse ngo TG Forever ndabyibuka ukuntu kera Forever ntabwo ikiri Forever nukuri ndabyibuka ukuntu kera wasangaga muri internet nta kigo kitagiraga group irimo Top Gun harimo ahantu hose usanga birirwa amabanda n'abigize amaniga harimo Pifla harimo Bulldog biyitirira ko izana impinduka nziza nkazikunda. Reba Kenya Trap yaraje uyu mwaka abantu bose sige ari ebwana Kenya Trap ku mugongo abasiga baviva ubuzima bwa Kenya Trap no kuba iyo groupe rero ni groupe yatangiye kera by the way urebye ni nabo bantu batangije injyana ya hip hop irakundwa sinatinya no kuvuga ko ari nayo yakunzwe cyane batwumvishije hip hop kurushaho twumva turayikunze mbere batangiye baririmba injyana z'umujinya niko bavugaga amazina yabo yabaga ari Gereza indirimbo zabo niko ngo y'umushimusi bafite nyine indirimbo ugati wakumva titre gusa ukavuga aba bantu barasiritse nta bintu by'imijyano y'injyana y'umujinya ariko nyuma wakwicara koko wakumva indirimbo bagenda bakora cyangwa se imirongo bakurikiza kumva nyine ni ibintu bifite sense n'ubuzima bwa benshi bagenda baririmba abana bababaye baba ku muhanda ibintu byinshi bitandukanye. Muri kiriya gihe cyanezezaga ugasanga nk'umuntu akenshi natanga urugero kuri Masamba Intore ni umuntu ukunzwe cyangwa se ni umurigent dufata mu muco gakondo nyine mu njyana y'umuziki gakondo niba ariko nabyita ariko ugasanga ngo afana Jay Polly byabaye ibintu umuntu atari guhita yitekerezaho nyine ngo byumve abyiyumvishe gute abantu batazi injyanije vuba hano niho ntago ikiri mu rubyiruko gusa no nkuko yereye mu rubyiruko no ngeze ahandi hantu kubera ko baririmbaga ibintu bifite na nubu ntago ari kwicara ukumva imirongo yabo iyo wifatiye umwanya wumva koko ni ibitekerezo byiza kandi bishimisha abanyarwanda muri rusange. Ni groupe yabarizwagamo abatipe batanu harimo Jay Polly, Green P, Pifla, Fireman na Bulldog. Hanyuma rero ngo Gereza ngo indirimbo ngo Gereza ngo yaje kuba impamo ku buzima bwabo usibye umuntu umwe wenyine Motherboard n'ibindi bintu byinshi agenda yita afite ama AKA menshi cyane ijisho ry'uruvu umva afite ama AKA menshi ntabwo yavuga rero n'abantu bagiye barangwaho kuvugwaho cyane cyane batinda bavuga ko ari abantu bafite imico mibi bakunda gukoresha ibiyobyabwenge bagira donc babavugaho utuntu twinshi dutandukanye ariko ikintu gitangaje ni ukuntu hari umugani wajya avuga ngo nyereka ngo inshuti zawe ndakubwira uriwe. Ikintu cyantangaje ni uko Bulldog ntabwo yigeze avugwaho ibyo bintu gusinda utwo ntitwabura ariko kuvuga ngo ni umuntu ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ngo yigeze kujya muri gereza afungiwe nk'icyo kintu ntibyigeze bimurangwaho. Actually kuba icyo twemeza ko nuko atakoresha ibiyobyabwenge kuko ntarabifatirwamo. Ari umuntu wambwiye ngo icyaha nyine kiguhama ariko wafashwe. Kugeza ubu ngubu Bulldog ntabwo akoresha ibiyobyabwenge nyuma yaho benshi bose ariko batatu muri bo nibo bafungiwe ibiyobyabwenge. Jay Polly ntabwo yafungiwe ibiyobyabwenge ariko aba bose bagiye basimburanwa ku gatebe kugeza n'aya magingo aya babiri muri bo barabarizwa muri ntuza muri gereza. Harimo Fireman arazira gukubita no gukomeretsa nubwo mbere yaho dosiye yari ibiyobyabwenge ajyanwe Iwawa ari naho bavuga ko icyo cyaha ubundi cyabaye nicyo kiri main hanyuma bavuga ko yagize twahadufatiye udushami twagiye dushamikira hanyuma bavuga ko yagize uruhare mu gikorwa cyabereye cyo gukubita no gukomeretsa
hanyuma rero ubu ngubu afunzwe iminsi 30 mu gihe bagikomeza iperereza, ubwo nyuma yaho nibwo tuzamenya feedback. Hama Green P rero we ari mageragere, arazira gukoresha ibiyobyabwenge. Nabonye ari hotel nshyashya basigaye bahita. Nuko rero akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, naho Pfla we ashize uyu mwaka atangiye no wa gatatu atakiri muri gereza. Niko yavuyemo muri 2017 kare nahoze ntekereza ndavuga ngo ntago numvaga ari hafi, numvaga ari nko mu mwaka ushize kuko ari aka video nigeze kubona ajya ku bitangazamakuru bitandukanye akiva muri gereza ho. Ubu ngubu nibwo nyine abonye abasaza batatu ahanga bari baje kumufata nyine harimo Fireman na Bulldog bari hanze, ariko ubu nyine Fireman nawe niho yagiye. Ariko ikizanye nabonye kuri Tuff Gang iyo bagiye sinzi niba ariko n'abantu abenshi, ariko hari ahantu bonzi ibiyobyabwenge birananura kubera ko bavayo uhita ubona isura nyine yaragarutse, yarabyibushye, ameze neza. Ubundi ikiyobyabwenge iyo gifata kenshi buriya ikintu ukunda ugikora cyane kurusha ibindi bintu byose, nicyo kiza mbere. Niba ubonye amafaranga, tuvuga urugero nk'igihumbi, ntabwo utekereza kurya ahubwo utekereza gukoresha cya kiyobyabwenge, akaba ari cyo wemvestisamo cyane kurusha uko amafaranga yawe yose, akaba ari hajya. Rero by'impactinga uri muri swing wajya kwibuka kurya gute kuba wumva icyo wakwikorera ari ukuryama gusa nta kindi ukeneye. Tubonereho rero ntago wenda yego kuvuga amakuru yabo ni byiza, n'iki no kugenda tumenyesha abantu ko biba byifashe ni byiza, ariko nanone byaba nk'isomo ku bandi bantu muri rusange, cyane cyane urubyiruko rw'iki gihe rwugarijwe cyangwa se rukunze gukoresha ibiyobyabwenge. Hari ababijyamo bazi ngo ni ibintu bagiye gukora nka fan, kandi ibintu bisanzwe good place yo gukorera, cyangwa it's not something wakoreraho fun. Hari ibintu byinshi ushobora gukoresha bikagushimisha, ukamera neza, ukagira mood nziza udakoresheje ibiyobyabwenge. Icyambere wicare mu rugo ukareba nka filme yawe ntabwo wakwishima. I know. Mbizi ko ari byo ni urugero rworoshye. Niba udafite akazi sibyo, byuka mu rugo ugira icyo ukora mu rugo, utunganye mu rugo, ureba agafilme kawe, wiyiteho, wikoreye isuku, urye, ubuzima bukomeze. Nimugoroba utembere gato urebe ukuntu hanze byifashe, wongere ugaruke. Nukuri bijya bibabaza cyane. Hari nk'umuntu nigeze kubaza, ndambaza se kuki ubikoresha, arambwira ngo ngewe ngo mani ngo ntago ngo ari ntuzumva ari ukubikora ngo nzi kwikontrola. What for? Usibye ko wenda kuri iki gihe yabihagaritse, ariko usanga ari ibintu ubuzima ugomba kugira kureka ukabaho ubundi buzima bwiza. Noneho cyane ko tugeze mu gihe cyo gukora, ugakora usanga nk'umwana wa 20 yarangiritse, ari umwana wo ku muhanda, which doesn't make sense. Rubyiruko tubirwanye, abaza babikoresha mu bafashe mu bagira inama. Wari ufite igitekerezo yewe hagarikira aho ngaho mu mutwe niho bihera. Exactly. Tesi ubundi rero nka The Extra murabizi muhayashize iminsi tutabagezaho indirimbo nshyashya ngo introduce that song. Iyi ndirimbo introducing ndagusabye mbere yo kuintroducing mbere yuko bayidushiriramo ngo tuyirebane hamwe namwe, ni indirimbo narebye nkumva ukumva ukundi umutima utera cyane. Wabitewe n'iki? Nabitewe n'amarangamutima y'ibyo nabonaga n'ibyo numvaga. Harimo ijwi ryiza, harimo message nziza igenewe abantu bose bakunda The Extra, igenewe abanyarwanda bose. Ubundi hari umuntu uyu munsi wansekeje arambwira ngo mu kwezi kwa mbere ngo niba uri umuhanzi mushyashya ukaba utamamaye ngo bye bye. Igisupusupu yaje mu kwezi kwa mbere atatwara umwaka wose. Abantu bazi gukora analyse man. Kameze ubwira abandi. Undi ngiye kukubwira ni indirimbo tujye kureba niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona. Ni niyo mugabo bro. Do not make it short. Ko kuri channel ya YouTube yitwa niyo Bosco.
iyo ndirimbo rero yatumye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, yavugishije abantu benshi mbega, kubera ko ni umuhanzi twe twaramenyereye, twigeze kubona abantu benshi bamusuye bareba ukuntu afite impano, bigeze no kumukoresha interview zitandukanye, ariko tutaramenya ngo ese we aririmba iki kimurimo, we dutegerejwe kubona ikintu kivuye muri we. yewe ibintu byo kwihenura abantu, hari abantu bagatsiri nk'abagatsiri n'abandi nkabo kuki wumva waza n'uwo muntu koko wabyumva. hari umaze iminsi ari atrendinga ku social media. Let's jump to something else. Indi nkuru ihari rero nuko ba DJ Pius na The Ben, yego reka bari bo tuvuga, hari irushanwa cyangwa se awards zitangwa muri High People, ni irushanwa ribera muri Uganda bagamije kugira ngo bashimire cyangwa se bahembe abakoze neza cyangwa abahanzi bigaragaje neza mu mwaka washize. Ubwo iyo award niyo muri 2019 nizo bagiye gutanga. Kugeza kuri ubu abahanzi tuzi b'abanyarwanda barimo ni The Ben kubera indirimbo ya Vazi, hakaba harimo na DJ Pius kubera indirimbo acha black. Ntabwo rero twatinya kuvuga ko aba bahanzi ni bamwe mu bahanzi bifashe neza cyangwa bigaragaje neza muri iki gihe cyashize, cyane cyane ko agahit kamwe kavagaho hajyaho akandi nka DJ Pius ejo mudaherutse kuduhereza ngo afashe moto ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuri ubu rero aba nibo ba star tuzi tubashyigikire. DJ Pius akunzwe cyane muri Uganda kurenza ubanza mu Rwanda, cyangwa bijya kungana. Afite abafana benshi cyane. Kubera iki? Ntabwo mbizi. Umuziki wiwe buriya ni barawukunda, ni kajuga azi kujugatiza afite n'ibikorwa bituma nyine yagiye akorana n'amakora, usibye ko akora amakolabo menshi n'abahanzi bo muri Uganda, afite umubano na East Africa. Yego rero ntabwo turamenya izindi, harimo n'izindi nomination bazakora. Hari indirimbo nabonye bihatanye nyinshi cyane, uno ya Harmonize Tetema kuki naho ari so iriya ndirimbo nuko nzi ko yaciye ibintu bigacika hit hirya no hino kandi zigakundwa, ugasanga harimo n'iya Vanessa Mdee, harimo ibyamamare byinshi ariko muri East Africa benshi bahataniye uno mwanya, se twizere ko tuzawegukana. Kama mbaye cyane ko tuzi ko nta n'umwe wari wagiye gukana mu Rwanda, ariko ndambara yadutera ubwoba mugani. Reka rero twifurize amahirwe masa. Twibagiwe kwibutsa abakunzi bacu no kwandika ubutumwa bugufi banyibukiriza kuri nimero zikurikira ziri kuri ekra yanyu 0786685003 batubwire uko byifashe 2020 tuyigeze kure no kubitangira. Hari akandi gatekerezo nkeneye, iyo ndirimbo muyibonyemo njyewe ku mutima nababwiye uko byari bimeze nkibona n'ubu ngubu still mwebwe iyo ndirimbo muyibonye mute muri 2020? Murabona uno muntu nari nkiriho mvuga ngo nafatireho nyuma yo kubona Fabien, ariko mana iyi ndirimbo bayibonye bati. Hanyuma ikindi kibazo, barabona generation y'iki gihe cyangwa se abahanzi bashyashya bafite irihe itandukaniro n'abahozeho, bimeze bite hagati ababanjirije mu gakino n'abariho ubu ngubu? Batubwiye kuva ryari kuva nko mu myaka 9 ishize. 9 uzwara abakirimo nyine, hari abakirimo, reka abariho duhere baradukomparingira batubwire uko bimeze. Ikindi rero indi nkuru dufite y'abahanzi bacu nuko umuntu bita Social Mula na Marina ubu ngubu ku itariki 22 bazajya abroad, bazajya gutaramira muri Belgium, Bruxelles.
niho bazataramira, bazajyana na DJ Toxic. Ni concert yabaye Toxic aratwika uriya mutipe ararenze, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ashobora kuba ariyo mpamvu banamugaruyemo kubushize minsi very international kurenza uko ubikeka. Ni umuhanga, azi ibyo akora, aviva ubuzima bw'ubu DJ. Akaba DJ baba bizi uzi hari ukuririmba umuziki wawe, noneho hari ubu uri hariya kugira ngo avange imiziki yanyu yose byari umuziki mwiza. Kumva ibyo bintu ni impano itangaje. Rero ubushize twari kuvuga ngo harabinjiye ngo muri 2020 bari muri honeymoon, ariko ababo noneho binjiye batangira guflyinga away, they are traveling, batangiye kujya kwerekana impano cyangwa se icyo bifitemo mu mahanga. Soshomura na Marina le 22 z'ukwa kabiri 2020 bazataramira abakunzi babo bo muri Bruxelles, bari kumwe na DJ Princess Flow na DJ Toxic. Kwinjira amafaranga warebye kuri afishe $20 hari buriya nk'umuntu w'umufana ukunda Marina ashaka gufata na amayero 20 by the way, amayero 20 ukunda uhebe, ushobora kumukurikira mukajyana tukajya kureba concert yiwe. Ntabwo ari ibirenze cyane ko aba bombi bakoze akazi katoroshye mu mwaka ushize. Kuvuga ngo niba baragakoze tukagashima, sinizera ko bazagenda ngo babishe hari, ahubwo nabo bagiye gushaka andi maticket azabatwara noneho harenze hariya. Nicyo tuba tubifuriza rero abahanzi nyarwanda cyangwa se abakunda ndetse n'abakora umuziki nyarwanda, ujye ukora ahantu hamwe performing hamwe, uhita ubona wenda nk'ibiraka nka 5 by'uko performance aho hantu. Yego. Indi nkuru y'imbyino ari nari mbibagiwe bana yanjye batazantera amabuye bakanyica. Mwarebye East African Got Talent? Narayirebye. Uzi oya merci oya ndi multi talented ariko aho ngaho ndabanitse. Mbabarire ndiyemeye multi talented. Okay, reka rero tujye ku nkuru yacu dufite uyu munsi. Indirimbo cyangwa se concert ni serukiramuco rizaba le 26 z'uku kwezi kwa mbere, rizabera CLA. Ni uburyo bwo ni groupe bose bakora guhimbaza Imana ariko bakoresheje imbyino uburyo tutamenyere, ntago ari drama kwa kundi mu rusengero baba babikora, ubwo ni imbyino ndetse no kuvuza ingoma. Yego, aba ni ntabandi rero ni Blessing Family zabifatanyije na Himbaza Club, n'abatipe babarizwamo abarundi benshi banakoze no muri East African Got Talent. Unfortunately ntibagira amahirwe yo kwegukana cyangwa se gutsinda iryo rushanwa muri kimwe cya kabiri. Yego. Bafatanyije rero ni Blessing Family, ni group isanzwe izwi mu Rwanda kuko imaze imyaka 9 ikora. Kera bayabyinaga ntibagaruze muri cyane mu gusoza cyane naho bari bagiye. Yego, bahora bana performinga no mu bitaramo bitandukanye, harimo Afrika Haguruka, Himbaza Club yara performinze, harimo nandi ba concert atandukanye. Rero icyo gihe rero ubu ngubu baduteguriye iserukiramuco rizabera CLA le 26 z'ukwa mbere 2020. Nizere ko mutazacikwa, abantu bakunda ibintu bijyanye n'imbyino cyane cyane ntimuzacikwa. Aho kwinjira imbyino ngo aho kwinjira ni 2 ahasanzwe 5 VIP. Yego, nagara amafaranga menshi. Uvuze kuri iyo nkuru mpita nibuka hari indi nkuru nayo yantangaje nantungura. Hari Prophete Sultani, uramuzi? Yego. Yakoze iki wa? Abanye inkuru ejo bundi mu cyumweru gishize Friday niho yari ari mu materaniro. Ubwo yinjiraga rero imbere y'abantu yatangaje ko Bushido okay, yatangaje ko ari we amukunda. We yatangira avuga ati ni twebwe ni mwebwe pastor prophet iriya mutipa ajya nkorera udukoryo sha ati umwana w'umwirabura go rero yavuze ko umuntu ati yewe mw'abantu mwe mw'abakristo mwe Imana ikunda ibigezweho, niyo mpamvu tugomba kwambara amakoti meza agezweho. Asaba na korali yiwe ko yaririmba mu njyana zigezweho. Ibaze rero turi kubona bagiye kwitaza Kinyatrap, tubona Kinyatrap ku mugongo, Imana ku mugongo se cyane
uvuze rero ibyo guhimbaza Imana mu buryo butandukanye nubwo tumenyereye mpita nibukiye nkuru. By the way ni ibintu byiza. Yavuze ko akunda bushari rwose nawe ngo abimenye. Okay. Muri uku kwezi kwa mbere nzi ko abantu benshi muri hasi ntimunyirarireho. Usinyibutsa akantu nabonye ngo ubu abantu bose bari sober, they are all broke. Nyine ikintu bashobora gukora ni keepinga nyine attention, like they can keep attention. Yeah. Noneho ubu twabifuriza happy new year. Ubu abantu bose bari kureba TV baratuje, nta kintu kiba nta show zaragiranye na David Disney. Happy new year to you. Nkuko mubizi rero cyangwa nkuko babizi dusanzwe tubagezaho. Nkuko bisanzwe bimeze. Amisa ya mbere niko bajya bavuga. Pesi na Jacobine basanzwe babagezaho. Oya. Abanzi ka Semigabo uragira ngo mve hano adutera amabuye. Yes, murabizi rero tubagezaho icyegeranyo bitewe n'umunsi tuba tugezeho, tuba tugomba kurebera hamwe ibintu bidasanzwe cyangwa se ibintu mutazi neza cyangwa se nanjye ntazi neza, ariko cyangwa niyo twabona babizi ariko twashaka kubinyuramo byimbitse. Uyu munsi rero tufite iki? Turaza kureba ibintu cyangwa se ibintu bimwe bisanzwe bikorwa mu bihugu bimwe ahandi bibujijwe, nk'ukuntu hano gufata ibiyobyabwenge bitemewe ariko hari aho byemewe. Naho hari itegeko buriya. Ari itegeko bapfamana. Uya ngaho ushizemo igikabye. Reka rero dusabe Jeff ku buhanga bw'ibyuma adushireho icyegeranyo hama tuze kugaruka mu kanya. Nk'uko bisanzwe uyu munsi tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Iyi si yuzuyemo amategeko menshi afasha abayituye kubaho neza no kwirinda ibyahungabanya umutekano n'umudendezo wa muntu cyangwa ibidukikije. Hari ibihugu bimwe bibamo amategeko yihariye bitewe n'umuco wabo cyangwa se ikindi cyihariye cyatumye itegeko runaka rishyirwaho. Urugero, kwambara imyenda y'umuhondo mu gihugu cya Malaysia, kubyina mu tubyiniro nyuma ya saa sita z'ijoro mu Buyapani, kwambara imyenda y'amakoboyi mu gihugu cya Korea ya ruguru, ni amwe mu mategeko atangaje akoreshwa muri ibi bihugu. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri ibi nk'uko tubikesha raporo yatanzwe na Travel Week. Kwambara imyenda y'umuhondo mu gihugu cya Malaysia. Nujya gutembera mu gihugu cya Malaysia uzitondere kwambara imyenda y'umuhondo, kuko ahagana mu mwaka wa 2011 umuhondo wabujijwe muri icyo gihugu kuko iryo bara ry'umuhondo ryambarwaga n'umutwe warwanyaga guverinoma y'icyo gihugu cya Malaysia. Kuva ubwo guverinoma yashyizeho itegeko ry'uko nta muntu ugomba kwambara ibara ry'umuhondo mu gihugu. Kubyina mu kabyiniro cyangwa mu tubari saa sita z'ijoro zarenze, aha ni mu Buyapani. Mu gihugu cy'Ubuyapani birabujijwe kubyinira mu tubyiniro cyangwa mu tubari mu gihe cya saa sita z'ijoro zarenze. Iryo tegeko ryashyizweho mu bihe byashize, ariko guverinoma iri kwiga uko yarikuraho mbere y'uko imikino ya Olympique mu mwaka wa 2020 itangira. Nk'uko Ubuyapani aribwo bugomba kwakira aya marushanwa, rwabikoze mu rwego rwo kugira ngo rutazabangamira abazitabiriye imikino cyangwa se abakerarugendo bazaba bagannye iki gihugu cy'Ubuyapani. Kwiyogoshesha mu gihugu cya Iran bigira itegeko rigenderwaho. Mu gihugu cya Iran birabujijwe kwiyogoshesha inyogosho zigana abo mu bindi bihugu. Muri Iran inyogosho zigira amategeko zikurikiza ndetse zikagira uko ziba zitegeko rihariye. Gukubita abana mu gihugu cya Swede birahanwa. Nubwo mu bihugu bimwe na bimwe bitemewe gukubita abana, ariko hari ababyeyi babirengaho bagahana abana babo igihe bakosheje. Ariko muri Swede ho birabujijwe cyane gukubita abana nubwo waba uri umubyeyi we. Aha itegeko rirabihanira. Mu gihugu cya Canada bimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo abana babashe kugenda ntibyemewe, birabujijwe. Proteze zizo gufasha abana kwiga kugenda
zirabujijwe muri iki gihugu cya Canada. Ni itegeko ryatowe mu mwaka wa 2004 nyuma y'uko guverinoma yari imaze gukora inyigo zigaragaza ko abana bize kugenda bifashishije proteze bagira ikibazo mu mikurire yabo. Saint Valentin cyangwa se umunsi w'abakundana ni wemewe mu gihugu cya Arabia Saoudite. Nk'uko henshi ku isi hizihizwa iminsi mikuru itandukanye, muri Arabia Saoudite umunsi w'abakundana Saint Valentin ntiwemewe kuko ufatwa nko kwica amategeko ya Isilamu, ndetse uwo munsi ntabwo wizihizwa muri icyo gihugu. Ikirenze ni uko ibikoresho bifite amabara y'umutuku bitemewe gukoreshwa kuri uyu munsi w'itariki ya 14 Gashyantare wizihizwaho umunsi w'abakundana Saint Valentin. Gukina jeu video ntibyemewe mu Bushinwa. Kuva kera igihugu cy'Ubushinwa kinisha jeu video birabujijwe. Guverinoma y'Ubushinwa yabujije iryo koranabuhanga kugira ngo urubyiruko rudatakaza igihe bakina mwene iyo mikino, bakaba bagomba gushyira umutima ku kazi. Guhoberana mu ruhame muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu birabujijwe. Icyo gikorwa gifatwa nko kwica umuco wo muri icyo gihugu nkana. Muri icyo gihugu abantu bashobora gufungwa kubera kugenda bafatanya akaboko ku kandi mu ruhame. Ikindi kitemewe muri icyo gihugu ni ukunywera inzoga mu ruhame cyangwa se gucira ku muhanda. Muri Korea ya Ruguru birabujijwe kwambara amakoboyi cyangwa se jeans. Muri Korea ya Ruguru birabujijwe kwambara imyenda ya jeans izwi ku izina ry'amakoboyi, kuko bifatwa nko kwigana imico y'abakapitaliste badafite umwanya muri icyo gihugu cya Korea ya Ruguru. Ikindi kibujijwe muri icyo gihugu ni uguhamagara hanze ya Korea ya Ruguru. Ni igikorwa gifatwa nk'icyaha ndetse gishobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Muri Philippines umuturage ntibyemewe kuvuga nabi igihugu cye. Abaturage ba Philippines cyangwa se abahagana birabujijwe kuvuga nabi igihugu cya Philippines. Iyo hari umuntu ukoze iki cyaha, yaba umuturage waho cyangwa se umukerarugendo, ahanishwa igihano gikomeye. Gupfira mu nteko ishinga amategeko mu Bwongereza ntibyemewe. Mu gihugu cy'Ubwongereza hari itegeko ribuza abantu gupfira mu nteko ishinga amategeko, kuko iyi nyubako y'inteko ishinga amategeko ifatwa nk'inzu y'ibwami. Iyo hagize uwumva atameze neza, asohorwa byihutirwa muri iyo nyubako ikipe ishinzwe, kuko hahora hari ikipe y'ubutabazi. Denmark yashyizeho amazina agomba kwitwa abana. Amazina y'abana ni 24,000 kwita abana muri iki gihugu cya Denmark. Mu gihugu cya Denmark ababyeyi bafite amahitamo make ku mazina baba bagomba kwita abana babo. Hari liste y'amazina y'amakristo prenom cyangwa se surnames agera ku 24,000 baba bagomba guhitamo. Umubyeyi ushaka kwita umwana w'izina ritari muri ayo aba agomba kubisabira uruhushya rwihariye rutangwa na guverinoma ya Denmark. Turabashimiye cyane, mugira amahoro. Naho ku munsi wa gatatu nanone tuzaba tugiye kurebera hamwe ibindi bintu bigiye bitandukanye ku isi. Mu gihe wifuza gusubiramo iki kigeranyo cyangwa se ibindi tubagezaho, wakora subscribe kuri YouTube channel ya BTN TV Rwanda, icyo ugakomeza kubona ibindi biganiro ugezwa na televiziyo. Jewe nari Kamanzi ka Semigabo Janvier. Turashimira Janvier uba wadufashije kugira ngo iki cyegeranyo kibagereho. Nizere ko mwabibonye. Twebwe mu gihe hano ibara rya yellow trending hari ahandi bitemewe. Ntabwo byemewe guhoberana ni ibintu utapfa gutekereza. Ushobora kujya kunywera inzoga mu ruhame nk'ukuntu gusindira mu ruhame bitakikemewe. Ya hari abanditse ngo mwiriwe 2020 meze nawe kubera ko badusenyeye. Bande babasenyeye? Yo, ari batuye mu manegeka. Ihangane. Ngo biba byoroshye ariko buriya ni ku nyungu zanyu ugenda ubibona nyuma kubera ko uri muri risk zone. Ni Claude Nyanza yewe mbega indirimbo itanga isomo. Imana ikomereze uwo mwana w'umuhungu intambwe. Amen. Amen. Mwiriwe ni Abuba uherereye ku Gisozi. Uwo muhanzi ufite ubumuga bwo kutabona ninde? Niyo Bosco niko yitwa. Ujya kuri YouTube urebe iyo ndirimbo. N'abagiye bandika ubutumwa bugufi babaza iyo ndirimbo ni uko nguko yitwa Niyo
niyo Bosco. Hama indirimbo ikitwa ubigenza ute? exactly. Mwiriwe, nitwa Hamza from Kimironko, DJ Pius and the Ben. Good luck kabisa. Yeah. Gusa namwe mwaturyohereje kabisa. Nice night for all. Thank you. Likewise. Tesi, iyo ndirimbo ni yande? Ni Fisto Rwamagana, turabemera cyane. Niyo Bosco. Kabisa uriya muhanzi yanyemeje pe nakomerezaho, gusa byantunguye yari Claire. Yawa uri nkanjye indi Ngo hey the hosts of today, kabisa I was so amazed by the talent of the young boy. Kabisa iyi generation ikomeze itwereke udushya mu muziki nyarwanda. Ni Chacha from Gikondo. What's up Chacha? Indi ni Leah Umutesi. Iyo ndirimbo rwose idukoza ahantu harimo ubutumwa bw'ingenzi kabisa. Imana izamuzamure nukuri. Mumushyigikire, mujye kuri YouTube. Press like, subscribe. Jose ni kugomba gushyigikira Imana izabikora ariko ibicishije muri mwe. Ni Felix Huye. Indirimbo ni sawa cyane, ariko se uyu musore abana n'ubumuga bwo kutabona? Yego, ntabwo abibonye, ni kuri yabimeze. Ntugire ngo ni iby'indirimbo gusa, arabizi kabisa kandi uti courage. Ariko se yitwa nde? Aboneka gute? Jya kuri YouTube channel yiwe niyo Bosco. Ikindi afite imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ushobora kudiheminga wenda bagusubiza. Indi ya nyuma ndabona ubutumwa ari bwinshi. Indi ya nyuma ndabona amasaha bwinshi. Tesi na Jacobine mwaturyohereje, wallahi mukomerezaho. Ni King Igikondo, muze kunsigiramo Mombebe ya Daju. Bwana w'Igikondo umeze gute? Ubutumwa ni bwinshi cyane, ariko iminota yatugendanye. Reka dushimire the whole team yadufashije kugira ngo iki kiganiro kigaragare. Dushimire Jeff, dushimire Janvier, Fabrice na DJ wacu dukunda Trésor. Korunguruka ndi kumushaka hirya. Dushimire n'abantu bose baba badukurikiye kuva ikiganiro gitangira. Hari abantu baba bareba buri minota. Bose turabashimiye, abo tubana buri munsi n'ababa bagerageje kutwandikira ubutumwa. Nawe sigiye kuzana imboga. Ibi byose narivuze. Abantu bose turabashimiye cyane cyane ababa banditse ubutumwa wari bwinshi, ariko kubera igihe cy'amasaha nyine ntago aba ari matoya, ntago twabona uko tubusoma bwose, ariko mwe mwese turabakunda kandi turabashimira for the support. Bituma dukipinga gushaka amakuru n'ibindi byiza byinshi. Udushya ni twinshi muri 2020. Thanks for coming. This is the extra. See you next time. Bye. Ibihe byiza, umugoroba mwiza. Ukomeze kunogerwa na gahunda za BTN TV.